ikoresha umuriro muke, kuko twabonye ko iyo imaze gushyuha cyane umuriro yakoreshaga uhita ugabanyuka direct. Ari nabyo bitandukanye n'izindi, kuko izindi zo ko ishyuha cyane nako ikomeza gukurura n'umuriro mwinshi cyane, ahubwo konsuma nyine biteye ubwoba. Ubundi heating element batubwira ko mu gisobanuro cy'amagambo ari igikoresho cyose gifata ingufu z'amashanyarazi kikazihinduramo ingufu z'ubushyuhe. Hano mu cyongereza bitubwira neza, baratubwira ngo heating element is material that convert electrical energy into heat. Muri video y'ubushize ni nabakoreye heating element z'ubwoko butatu, hasigara izindi 3. Murangije murambwira ngo izo ngize 3 nazo zazadukora muri video y'ubutaha. Iki rero ni igice cya kabiri ngiye gukorera iziriya 3 zasigaye kugira ngo dusobanukirwe ngo ese ibi bikoresho bibyara ubushyuhe bukuye mu mashanyarazi biri mu buhe bwoko, cyangwa se yabikora bite, kuko biba bitandukanye. Kuko twe tuba tuzi ngo ipasi, fera, sudi, tukamenya iriya yumisha mu musatsi w'abagore bita ngo ni seshe cyangwa se hair dryer, tukamenya nyine tunwa turiya twonyine. Ariko hari ibikoresho bitanga ubushyuhe byinshi cyane nyine by'amoko atandukanye, kandi babikora mu buryo butandukanye. Icyo bitandukaniyeho gusa nyine bitandukaniye ku buryo bikozemo ndetse n'ibiciro byabyo. Nicyo kintu ahangaha ushobora kuba wamenyaho. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ntibagire ukanda subscribe ndetse n'ukundi video zo kanda like, kandi ujye unasangiza video zacu abantu b'inshuti zawe cyangwa se abantu bose bifuza ko mwasangira ubumenyi dutangira hano. Rero tudatinze reka dutangire n'iyitwa ceramic heating element. Ceramic heating element. Ubwo heating element reka nkomeze byandike gutya kugira ngo twirinde kurya umwanya munini w'ikibaho, kuko urabona hano byanditseho hejuru ni heating element mu magambo ahinnye ni HE. Iyi ceramic heating element rero ikora gute? Iyi ceramic heating element hano bari kutubwira ko yifashisha amaceramic mu kuba yakwirakwiza ubushyuhe ndetse no kuba yakora icyo twita insulation. Reba nka kuriya, iyo tuvuze insulation ni nk'uburyo bwo kurinda, ni nko kurinda nyine ukuntu ibikoze. Niba hano harimo nk'umuntu uzi ferasi dukunda ibikoze imbere, urabona haba harimo umutima umeze gutya uzingiriyeho urutsinga nyine rw'ikizingo, ko iri rutsinga inyuma hariho ibintu bimeze nk'impapuro ariko bijya gusa n'ibyuma, biba bisa n'ibyuma ariko bivungagurika. Ibyo nibyo twita amaceramic. Urumva izo ceramic ikintu cya mbere zikora insulation. Iyo tuvuze insulator ni ikintu nyine kirinda ahantu, ariko by'umwihariko hano mu electronique tuba tuvuze ko ari ikintu gishobora gutuma umuriro nyine utarenga ahantu wakabaye uri nk'urutsinga. Urabona urutsinga rufite kiriya gishishwa cy'inyuma nicyo twita insulator. Buriya insulator ni ikintu nyine kibuza umuriro kuba wagenda ahantu utagenewe. Rero iyi ceramic nayo iba ifite imimaro ibiri. Umumaro wa mbere ni uwo kuba warinda urwo rutsinga ruri muri iyi heating element kugira ngo umuriro rurimo utagera ahantu utagenewe. Undi mumaro wa kabiri ni uwo gutwara ubushyuhe, kugira ngo ubushyuhe buri gukorwa n'iyi heating element bubashe kuba bwajya ahantu bwagenewe. Kuko izi heating element ziba zikozwe mu buryo zitwara ubushyuhe ahantu hatandukanye. Urugero niba nka kiriya kimashini gishyushya cyumisha imisatsi, kiba gikoze ku buryo ubushyuhe bwacyo buba bumeze nk'uri mu kirere, noneho hakajya hacamo umwuka ubutwara nyine ugahita busohoka mu mwuka. Aricyo kimwe n'iriya twita soldering station cyangwa se soldering gun y'abatekinisiye bakoresha. Nayo umutwe wayo ukuntu umeze imbere hano mu rutsinga ariko rumeze nk'ururi mu kirere, rukagera rucamo umwuka utwara ubushyuhe ubwo rutsinga rumeze gukora. Kuko urutsinga rwo iyo rumaze gucamo umuriro ruhita rushyuha cyane, kajya dusunikiramo umuyaga, noneho umuyaga ukagenda utwara rwa bushyuhe, hagahita hasohoka umuyaga ushyushye. Icyo nicyo tuba dukeneye aho ngaho. Noneho kuri ferasudi ho, ferasudi ifite akantu kameze nk'agatiyo k'akuma, bagahita bashyiraho iyo ceramic, kiba kimeze nk'igipapuro, bagahita bashyiraho urutsinga. Urumva iyo ceramic ibanje gukora nk'iki, nka insulator. Imaze gukora nka insulator, ikintu gikurikiraho ni uko twongeraho indi inyuma. Urumva twafashe imwe tuyishyiraho nko wafata ugazengurutsa igipapuro ugahita uzirikaho urutsinga nyine. Urumva uruzingiriraho, wagera hano ubwo hano ubusoje ugatongera ushyira indi ceramic inyuma, ugahita none unyuma uzirikaho urutsinga ruri gufata ya ceramic kugira ngo itaza kuvaho. Kuko niko ferasudi bimeze. Noneho ka kuma k'imbere kamwe wazingiriyeho urutsinga niko duzashyiramo uriya musumari. Urumva ubwo bushyuhe bukozwe ku buryo bivuka ariko bugahita bujyamo imbere, ugahita winjira muri wa umusumari imbere, ugahita tubona nawo washyushye. Urumva iyi ceramic n'ubundi inifashishwa mu kuba directinga cyangwa se yayobora ubushyuhe ahantu bwakagombye kuba buri kujya. Urumva iyi ceramic heating element
yifashisha ibintu bibiri ariyo ceramic material ndetse n'icyo twita resistive conductor. Iyo mvuze iyi resistive conductor ni ubwoko bw'urutsinga rushobora kuba, ariko akenshi tugomba gukoresha iyo bita nichrome wire, urutsinga rwitwa nichrome. Impamvu twita ngo ni resistive conductor ni ukubera ko uru rutsinga turarufata, niba twarufashe twaruzengurutsa kuri wa mutima wa ferasudi gutya, urabona uru nguru ni urutsinga rumwe nyine rukoze nk'ikizingo. Hano tukaba dushyiraho umuriro, tukaba dushyiraho faze, hano tukaba dushyiraho netre. Ubundi mu by'ukuri dukoresheje urutsinga rusanzwe dukoze cyaba ari short circuit, wo gufata urutsinga ugahita urushyiraho umuriro ugahita urwinjiriramo, urumva icyo gihe dukoze icyitwa short circuit. Ariko impamvu zo tuyita ni resistive conductor ni uko runo rutsinga ubwarwo rwifitemo resistance, kandi nababwiye ko resistance ni ingufu zibasha kuba zagabanya, ni imbaraga zibasha kuba zagabanya imigendere y'umuriro. Sinzi ni muri iyo context nabishyiramo, ni ingufu nyine zibangamira umuriro kugira ngo nyine ntugende mu buryo bworoshye. Kuko niba dufashe wenda nka resistor, iyi ngiyi ni resistor, hano dushyiraho current niwo muriro ndi kuvuga, twahita twinjizaho hano. Ni ukuvuga ngo iyi resistor bitewe na resistance ifite, resistance n'ubushobozi bwa resistor iba ifite, bitewe na resistance ifite ibasha gukanda wa muriro ukagenda ari mukeya, kandi hano hinjiye umuriro mwinshi, ariko bitewe n'uburyo iyi resistor yifitemo ingufu nyinshi ibasha kuwukanda nyine ukawubangamira ku buryo uri busohoke hano ari muke tugereranyije n'uwinjiye hano. Iyo tuvuze ngo resistive conductor nayo iba ifite ubushobozi bwo kuba yabangamira wa muriro ku buryo iyi faze niza igahita ihuriramo na netere, nyine bibuhuriremo ariko bisa naho byagabanyije ingufu. Ikindi kintu iba yifitemo iyi ngiyi, iba ifite icyo twita high melting point, cyangwa se ni igipimo cyo hejuru cyo kuba yashonga bitewe n'ubushyuhe, ari nacyo ihuriraho n'iyi ceramic. Iyi ceramic icyambere kiba ari insulator, ntago igicamo umuriro, nyine ntabwo itwara umuriro, ntabwo wayifata nimba nk'urutoki ari ceramic ngo hano ushyireho umuriro ngo n'ubupima hano ngo ubone, nk'uko wabikora ku cyuma gisanzwe. Icyuma gisanzwe hano ushobora gushyiraho urutsinga wapima umuriro hano ugahita ubona ukuri kukinyuramo. Ceramic ntabwo itwara umuriro, ni non conductor material, cyo ni icyambere. Ikindi ceramic ntago nayo ifite nayo high melting point, nayo ntago igipfa kwangizwa n'ubushyuhe mu buryo bworoshye. Ko turabizi wenda ikintu cyangizwa n'ubushyuhe mu buryo bworoshye nka sudire, buriya sudire urabona uyikozaho ferasudi kagahita gashonga ukareba, biriya nibyo twita ngo ni melting point. Buriya iriya sudire ifite melting point ntoya, n'uzabona n'umutekinisiyani ari gukora uzari n'ureba yo gusudira ajya afata ferasudi akajya akoza kuri kariya gatsinga ka sudire gahita gashonga. Rero nk'iyi resistive conductor ndetse n'iyi ceramic byombi biba bifite ubushobozi bwo guhangana n'ubushyuhe mu buryo buteye ubwoba. Navuga ko buteye ubwoba nyine, kugira ngo ubushyuhe bwangirize iyi resistive conductor cyangwa se iyi ceramic biba ari ibintu bigoranye. Numva ceramic yigiramo utumaro tubiri, ako gutuma umuriro utagenda, nyine ntabwo itwara umuriro, kandi nako gukavaringa ahantu kugira ngo ubushyuhe nyine bube bwajya ahantu bwakagombye kuba bujya, kandi nayo itangiritse, kubera ko hari ibyuma byinshi ushobora gushyira ahantu iyi ceramic yakabaye iri, ugasanga ibi byuma nyuma y'igihe runaka ubushyuhe warabyangirije, cyangwa se atari na nyuma y'igihe runaka, muri ako kanya ugatubona icyo cyuma kibashije kuba cyakangirika. Iyi ngiyi rero niyo ceramic heating element. Tumaze kubona ukuntu ibikoze, tubonye ko ibikoresheje runo rutsinga ruri resistive, cyangwa se nyine rwifitemo resistance nini kugira ngo hatabamo short circuit, ari no rubyara ubushyuhe. Ubundi ya ceramic ikarukavaringa kugira ngo ubwo bushyuhe butaza kugira ahantu bujya nyine bitagenewe. Ariko nubwo mvuga ngo butajyaho butagenewe, ntabwo bivuze ko budasohoka, kuko ntabwo wagenda ferasudi icometse ngo ikoreho ngo umveho ntabwo ishyushye. Ibishyushye yego, ariko nyine bituma tugenda tukabifatisha hahandi noneho nyirizina aho dushaka ubushyuhe buri buze kujya. Urugero nko mu ipasi buriya haba harimo iyo ceramic, harimo n'uru rutsinga, none bakagenda bagahita babyomeka kuri kiriya cyuma cyo munsi y'ipasi. Urumva ubwo bushyuhe buri gukorwa ariko bugahita bujya muri kiriya cyuma neza. Rero iyi ceramic bidufasha nko kubera ko idatwara umuriro, bituma nyine tubasha kuba twakomeka ruriya rutsinga ku cyuma. Urumva yahita yitambika hagati ya runo rutsinga n'icyuma kugira ngo bibashe kuba byakorana kandi bidakoze short circuit cyangwa se kurusirikwi. Hanyuma
ikintu kindi cyo kurebaho ni ukureba noneho ibyiza by'iyi ceramic heating element. Hano ikintu cya mbere cyiza twabivugaho ni uko ishyuha byihuse, nyine uburyo nyine ikora ubushyuhe nyine biba byihuse mu gihe ukicomeka, ntabwo utegereza igihe kirekire ihita ishyuha. Ikindi hano batubwira ko ibishobora kuba yakora nyine ubushyuhe bwinshi kandi nyine yo ntiyangirike. Ikindi kintu cya gatatu batubwira ko igira n'uburambe nyine ugereranyije n'izindi, kubera ko ama heating element amenshi hari usanga akora ariko nyine mu gihe gito akabasha kuba yakangirika. Hanyuma ntago igira ibyiza gusa, ahubwo igira n'ibibi. Ibibi byayo hano ndi kubonamo ikintu cya mbere ni uko ibishobora kwangirika mu gihe ikubise hasi. Ibyo bintu abantu bajya bakoresha ibikoresho irimo barabizi, buriya nka ferasudi hari igihe runaka ishobora kwikubita hasi, cyangwa se ubaye wayikuye muri ya mutima wawe nyine iyi ngiyi heating element wayikuyemo ikikubita hasi, bishoboka yuko yakangirika. Cyangwa se na ferasudi nayo ubwayo ishobora kwikubita hasi igahita yangirika. Ntabwo ari ibintu bihoraho ariko biba bishobora kuba byaba ko yakubita hasi ikangirika. Ikindi kibi cyayo ni uko ishobora kuba nyine irahenda mu kuntu, ntabwo bivuze nyine ko ihenda cyane ariko irahenda. Yego. Hanyuma tukajya ku yindi heating element twita glass heating element. Iyi ngiyi ni heating element ya kabiri muzo twari twasigaje ubushize. Bibutsa ko ubushize nanakoze heating element 3, hanyuma hasigara izindi 3 ndababwira ngo nzakora igice cya kabiri. Rero iki ngiki gice cya kabiri, rero iyi ngiyi ni ya kabiri muzari zasigaye twita glass heating element. Iyi glass heating element yo hano bari kutubwira ko bari bahereye ku hantu ikoreshwa mu ma infrared heater. Infrared heater ni ibikoresho nyine bitanga ubushyuhe ariko byifashishije imirasire ya infrared. Infrared ni ubwoko bw'imirasire. Hanyuma tukabona electric stove, tukabona n'iyo twita halogen heater. Iyo tuvuze halogen heater dushobora no kuyihita tubarira muri amatara y'uducuma, ari amatara ya kera, ariya nayo twayita buriya nka halogen heater. Ariko ntabwo ari yose, kuko kubera ko ariya harimo n'ayakoreshaga gaze yitwa mercure, ayo ngana ntabwo twayabarira muri halogen. Ahubwo halogen heater izo ziba zirimo, ubwo reka mite nanabivugaho ukuntu biteye. Iyi ngiyi igomba kuba iri ahantu mu kirahure, ikatufate wenda ikirahure kimeze gutya, ikagira izi mpera nyine zifunze ikirahure z'ibyuma. Ubwo hanga urabona bimeze nka tugiye gukora ubwo nka rya tara ry'itibe rya kera amwe yabaga arambuye. Hano urabona naho hari impera y'icyuma, hano harimo umutwe winjiramo hano w'icyuma. Yego. Noneho hano dufitemo urutsinga rutwita filament gutya. Hano iyi ni izo mpera z'ibyuma zisohoka hanze igihe tubasha kuba twakinjizamo umuriro. Hano dufitemo kano gatsinga kari imbere twita filament. Hanyuma muri iki kirahure imbere, bitewe n'uburyo kiba gifunze neza, haba harimo icyo twita halogen gas. Iyo tuvuze ngo ni halogen gas, izi halogen gas ziba ishobora kuba ari iyo twita iodine gas cyangwa se iyo twita barium gas. Nizo zishyirwa hano imbere mu kino kirahure kugira ngo zizazifasha mu kwisana kwa kano gatsinga, kubera ko izi hita zose zitandukanye na zino za ceramic. Izi hita zozo ibishobora gushyuha nyine ku kigero cyo hejuru cyane kurenza izi ngizi za ceramic. Kuko urugero niba ari nka ririya tara ry'agacuma, reka tubare wenda nka ririya, tekereza urutsinga rushyuha urugero uwo rubyara urumuri rungana kuriya, wibaza nyine ubwo bushyuhe ukuntu buba bumeze. Rero bisobanuye ko nyine ruriya rutsinga rushobora no kwangirika. Rero iyo gazi birimo niyo irufasha kuba rutahita rwangirika, ahubwo irufasha nyine kuba rwagumana ubuzima bwarwo. Rero urutsinga rushobora kuba ari nichrome cyangwa se rukaba urwo twita tungsten. Tungsten nabwo ni ubwoko bw'urutsinga ariko rwo rurakomera kurusha nichrome wire. Ku bantu bazi nichrome wire nayo ubwayo ukuntu bikomeye, si ugukomera byonyine nyine ko ishobora kuresista ubushyuhe, ahubwo byonyine niyo yifashe gutyo ikayikurura. Tekereza ko ishobora kuba ingana n'urudodo ariko ikaba ikomeye kurenza urundi rutsinga rwa kopa rufite umubyimba munini runaka. Nyine urumva si ugukomera gusa kwiresista ku bushyuhe, ahubwo nyine no mu buryo bufatika ibinakomeye nyine. Yego. Rero iyi tungsten yo ibikomeye kurenza nichrome wire. Rero hari igihe yo bakunda gukoresha muri izi
glass heating element. Noneho urabona hano dushyiramo umuriro, ubwo ni ya live na neutral cyangwa se phase na neutre. Iyo bimaze kugeramo bita bikoreramo short circuit, uru rutsinga rugatarushyuha cyane. None iriya gaze ikomeza irufasha kugira ngo rubashe guhangana n'ubwo bushyuhe rutabashije kwangirika mu buryo bworoshye, kubera ko uramutse urwo expose cyangwa se ukarishyira muri uyu mwuka usanzwe mu kirere, bitewe n'uko harimo na oxygene, kandi oxygene buriya yihutisha ubushye, yihutisha nyine ibintu byo gutwika. Iyo nyine urumva yo yahita ibyihutisha bigatuma urutsinga rubasha kuba rwatarwangirika mu buryo bworoshye. Ariko iriya gaze ahubwo irufasha kugumana ubuzima bwarwo rutangiritse neza, rutangiritse cyane. Hanyuma iyi ngiyi nayo ndumva ari byo nayivugaho. Hano hari ibyiza byayo. Ibyiza byayo nayo iyo noneho yo ishyuha ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'iyi ceramic. Ceramic yo hari amasegonda runaka utegerezamo, ngira ngo nureba wenda ndi kuba urugero rw'ariya matara, nubwo ariya matara yo barimo gaze ya mercure atari nk'ingi navuga irimo ama halogen, ariko ni muri ubwo buryo twayivugamo. Urabona iriya tara ucana ritaryaka kandi hari ubushyuhe bwamaze gukorwa kare. Iriya tara uzana ricane ugenda urifateho uvuga ukuntu bari rimeze, ako kanya ritarishyuha. Hanyuma ikindi, izi gas heating element ni nziza mu gihe bashaka gushyushya igice runaka. Nabahaye urugero rw'itara, ariko izi ntabwo zari amatara, ahubwo nyine ni ibikoresho byifashishwa mu gushyushya, kuko bijya byinifashishwa no kwa muganga ndakeka, nko mu makuveze. Kuveze ni za mashini bashyiramo nyine abana baba bavutse igihe kitageze, bikaba ngombwa ko bashyira mu mashini. Izi mashini bashyushya n'igihe usanga nazo zirimo izi gas heating element. Ikindi ntago ijya irekura imirasire iri toxic cyangwa se imirasire y'uburozi, niko nabivuga. Ikibi cyayo ni kimwe, subwo ntago ari kimwe, nuko nyine ako kantu kaba kari hafi. Ikibi cyayo nuko iroroshye, ibishobora kwangika nyine mu buryo bworoshye. Aho ngaho harimo n'ibintu bibiri, kuko hano bavugamo yuko iri fragile. Ikindi it can break easily. Ibyo bintu nyine byose nyine fragile ni kino kintu, ni ibintu nyine biba navuga nyine ko biba byoroshye. Urumva gukora bizi ikirahure anytime gishobora kuba cyameneka mu buryo bworoshye. Ikindi kibi cyayo nuko ahantu iteretse harashyuha cyane. Urumva hari ahantu biteretse, hari n'abigomba kohereza ubushyuhe, ariko noneho naho iteretse naho harashyuha cyane. Icyo nayo kiri mu bintu bibi byayo navuga. Hanyuma hano dufite indi heating element ari nayo ya nyuma. Twibutsa ko nimugejeje iyi video hano kandi kaburuga mbere yagize kuri iyi channel, ahangaha ni ahantu ushobora kuba wava ubumenyi bugiye butandukanye ndetse ku bintu bitandukanye by'umwihariko ariko biri muri electronique. Naho ndatangira gukora ku zindi chapitre z'ana electronique cyangwa se ku tuntu n'utundi, ariko ubu ngubu ndi gukora kuri electronique. Rero ukeneye kuba wabona ubwo bumenyi mu buryo bworoshye, subscribe hano, ubundi nukundi video na kandi like, kandi ujye no muri comment utubwire ibintu byose wifuza ko twazagukorera muri video z'ubutaha. Kwibutsa ko hari na group ya WhatsApp, ni group by'umwihariko ku muntu uri kuri tere. Ni group ifasha cyane. Niba utari kuri tere ushaka kuyijoininga ukagira reba nyine ibintu abantu bahorana byo kuri tere, bikaba byagufasha nawe mu gihe wabaye mu technicien cyangwa se mu gihe wifuza kuba wajya mu technicien. Hari amakuru menshi runaka ugenda uboneramo. Tekereza ko nawe mbigisha hano kandi nanjye nkaba hari amakuru runaka nyine mba mbonamo nyine nkora mbibonye, bitewe nuko uri kuri tere experience yaho nyine iterwa nuko wabaye, ntabwo iterwa n'ibintu wize. Hano ngenda kwigisha yego, ariko namakuru kuri tere nayo bakenewe. Rero iyo group hano wayikura ni hamwe nta handi. Reba hano munsi y'izina rya video urabona akajambo gasoza kanditseho mowa, ugakandeho urahita ubona link yanditse amagambo y'ubururu harimo akazina WhatsApp, uhita ukanda urahita nkubona, ubundi bashe kuba nakwadinga. Rero hano ni indi yitwa positive temperature coefficient heating element. Kano ko nababwiye ko nagaterime ndi gukoresha nyine ka heating element, ariko hano byanditse amagambo ahinnye. Hano ni positive temperature coefficient. Iyi ngiyi noneho yo itandukanye na zino zindi turi kubona, kubera ko yo irihariye, ifite imiterere yihariye ugereranyije na zino zindi twabonye. Ni nayo yawe tugiye gusorezaho. Iyi ngiyi yo ukuntu ikora, hano babanje kutubwira ku bintu biyikoze. Bari kutubwira ko ikoze muri ceramic semiconductor material. Ceramic, tugiye ko ni ceramic semiconductor
semiconductor material. Bari kutubwira yuko ari ceramic semiconductor material. Ceramic nababwiye ko mu busanzwe ceramic nazo zigeze zitwara umuriro, ariko twongera akajambo semiconductor. Semiconductor nabwiye ko ni ikintu kibasha kuba cyatwara umuriro mu gihe kimwe, mu kindi gihe kigahita kiboroka umuriro nyine cyangwa ko umuriro ubasha kuba wahita. Rero iyi ngiyi niyo materiel bikozemo, ni materiel imeze gutya, iri ceramic ariko ikaba na semiconductor. Noneho umwihariko wayo nuko yo iyi ngiyi ikintu cya mbere cyiza cyayo nta nubwo ry'umuriro, kubera nyine imikorere yayo tugiye kureba hano. Urumva iyi ngiyi ndi kubabwira ko itandukanye n'izindi zisanzwe, kubera ko yo uburyo ikoramo iyo itarashyuha, igikonje nyine utarayicomeka, urumva ahantu umuriro ugiye gushyiramo uba ufite current runaka cyangwa se nyine uba ufite ingano runaka, gusa ariko bari mwinshi uko byagenda kose. No na resistance y'iyi heating element yacu nayo iba iri hasi, iba ari nkeya. Hanyuma iyo umaze kuyicomeka ikintu gikurikiraho ni kimwe, ishyuha mu buryo bwihuse, nyine ihita ishyuha nayo. Noneho uko igenda ishyuha, ya resistance yayo igenda nayo izamuka iba nyinshi, kandi twabonye ko mu byo twita ziriya low bazitangukira, banabyo bagiye mujye hasi muri comment munyibutse ziriya low ukuntu bazita. Iyo resistance izamutse, current iragabanyuka. Ndumva babyita nguki, ni ohms law. Urumva iyo resistance izamutse, current iragabanyuka. Noneho dutangiye dufite current nyinshi cyangwa dufite umuriro mwinshi, ariko resistance ari ntoya. Noneho mu gihe itangiye gushyuha yihuta, irashyushye ariko resistance yahise izamuka. Ngo resistance nizamuka, automatically na current yacagamo nayo igomba guhita igabanyuka. Bivuze ngo nyine iyi ngiyi uko ubushyuhe buzamuka nako resistance izamuka. Hano dufite heat, hano tukagira resistance. Heat irazamuka, resistance nayo izamuke. Ubwo ikiri biti gikurikiraho current irahita igabanyuka. Bivuze ngo iyi ngiyi ukuntu ibikoze, iba ishobora no kuba ya regulating cyangwa se yaringaniza igipimo cy'ubushyuhe iri buze gukoreraho. Kuko urumva ubushyuhe buriyongera bugize hejuru, resistance iba nyinshi, current ihita igabanyuka. Bivuze ngo current nigabanyuka ntabwo iri bukomeze gushyuha nyine ngenga aho ngaho. Nyine iyi ngiyi ibisa naho iri automatic regulator. Automatic heat regulator niko navuga yuko nyine iba ikoze imbere muri yo. Hano rero bari kutubwira noneho, kutubwira ahantu ikoreshwa, bari kutubwira ngo ishobora gukoreshwa nka car cabin heater, cyangwa se ni biriya byo bishyushya mu modoka nyine mo imbere. Akatubwira na modern room heater, ni imashini zishyushya mu byumba. Hakatubwira na hair dryer, ni ziriya mashini zumisha imisatsi, ariko zo zigezweho cyane kubera ko zisanzwe ziba zikoresha aya ma ceramic heating element. Hakaza battery warmer. Battery warmer ni imashini zishyushya battery. Nyine kurumva battery iyo ziri ahantu biterwa n'ahantu ziri gukoreshwa, ariko hari ahantu haba hari ubushyuhe bugiye butandukanye, bikaba ngombwa yuko bagenda bagira ubushyuhe runaka bongeramo. Niba ari nk'ahantu hakonja cyane, wenda nko mu rubura, biba ngombwa yuko izo battery ziba zifite ubushyuhe runaka. Rero ubwo bushyuhe buboneke, biba byiza bifashishije izi positive temperature coefficient heating element. Nyuma ahandi hantu nazo zishobora kuba zakoreshwa ni 3D printer bed. 3D printer bed ni igice cyo kuri printer. Printer 3D ni printer ishobora kuba yaguprintingira. Iyo tuvuze ikintu kiri 3D ni nkuko ishobora kuba yagenda printinga nk'iyi marikeri gutyo uyibona, akabasha kuba yaprintinga nk'iyi marikeri, cyangwa uri ubona ukabona nka stati y'ikiganza, ukabona nyine ikiganza kimeze gutya ariko cy'i plastic. Icyo kiganza kugira ngo gikorwe bashobora kuba bakoresha imashini printinga ibintu biri 3D. 3D ni ikintu cyo gifatika nyine. Yego, iyo 3D rero nyine hari ibice bikoze, biba bishobora kuba bikozwe n'iyi heating element ya positive temperature coefficient. Hanyuma ibyiza byayo rero, self temperature control, icyo ngicyo ni icya mbere. Ikagira iyo tuvuze self temperature control, urumva nyine iyo ifite ukuntu nyine igenzura ubushyuhe bwayo, nyine igipimo buri buze kuba bwageraho kubera ariko ikoze. Icya kabiri, iri very safe, cyangwa se nyine iratekanye mu yandi magambo, yo ntago biragoranye ko yapfa guteza impanuka bitewe n'uburyo yubatse. Ikindi ni energy efficient, ikoresha umuriro muke. Twabonye ko imaze gushyuha cyane,
umuriro yakoreshaga uhita ugabanyuka direct. Ari nabyo bitandukanye n'izindi, kuko izindi zo ko ishyuha cyane nako ikomeza gukurura n'umuriro mwinshi cyane, ahubwo igakonsoma nyine biteye ubwoba. Mu gihe iyi yo yashyushye cyane nibwo itangira gukonsoma umuriro mukeya. Ikindi long life span nayo iraramba cyane, yo iraramba nyine ugereranyije n'izindi, ikaza rero kugira n'ibibi. Ikintu hano kibi ndi kubona bayivuzeho cya mbere ni nacyo cyonyine bayivuzeho ndakeka, iri more expensive, irahenze cyane. Urumva nyine nayo ibintu ikora ni byiza yego, kuko urumva irashyuha kandi ikanakonsoma umuriro mukeya, ariko irahenze cyane. Rero niba ugejeje ahangaha iyi video uri umuntu w'ingenzi cyane, tugorane hano kuri Titan Menya TV, wari kumwe nanjye Ticha Nicolas. Reka duze muri video z'ubutaha, urebe niba urakanda subscribe, bayikanda rimwe ntabwo wongera kuyikanda bwa kabiri, ubwo iyo umaze kuyikanda ikintu kiba gikurikiye ugikanda like kuri video niba wayikunze, nuko tujya muri comment ukatubwira ati uzadukorere kuri iki n'iki muri video z'ubutaha, uzadusobanurire kuri ibi ngibi n'ibi. Ariko mujye mwibanda cyane cyane kuri electronic, kubera ko ntabwo ubungubu nari natangiye kujya nkora amasomo y'utuntu n'utundi, cyangwa se avuga ku bintu biri hanze electronic. Nayo nshobora kuzakora, ariko for now ndi gukora kuri electronic. Byase muri comment utubwire ikibazo cyose wumva ko twazagukorera cya electronic muri video z'ubutaha, ubundi duhuze. Ciao.